ikaze mu kiganiro The Brainstorming ni kuri Omega TV show. Abandi kumwe na mugenzi wanjye wo kuri Isheja TV ariwe Gasigwa araza kubibwira. Dufite abatumirwa ariko cyane gahunda y'uyu munsi no kugira ngo tuvuge ku kwibuka bene wacu bazize uko bavutse bakagwa mu nkambi ya Mudende mu 1997 kwezi kwa 8 n'ukwezi kwa 12. Uwo mwaka watubera umwaka w'amateka, umwaka tutazibagirwa tuzahora twibuka aho twapfusha abantu benshi cyane maze bagakurwa mu mubiri n'inkora amaraso, tugapfusha ababyeyi, abana, abavandimwe ndetse n'abaturanyi. Tuzahora twibuka. Reka mpe ikaze rero mugenzi wanjye Gasigwa nawe abibwire. Yes, murakoze cyane kunyakira muri kino kiganiro. Nitwa Gasigwa Jean Claude, ndi umunyamakuru bwite wa Isheja TV, nkaba nkorera mu gihugu cya Kenya. N'abatumirwa namwe tubaha ikaze kandi turizera ko tuza kugira ikiganiro kiza kugira umumaro mu butumwa tugiye gutanga kuri iki gikorwa kibanda ku kwibuka abacu baguye mu nkambi ya Mudende. Murakoze cyane. Turi kumwe na Perezida w'Isoko, we turamenyeranye icyitwa Shambosho, ubu ngubu ni Omega TV show. Reka tumuhe ikaze tumwakire. Murakoze bwana MC Shambo. Amazina yanjye ni Safari Munyarugendo, ndi umuyobozi w'umuryango Isoko, ishami ryo muri Amerika. Rero Isoko ni ryo zina ry'umuryango w'abatutsi bakomoka muri Nord Kivu, afatanya na teritwari ya Karehe na teritwari yo Kwijwi. Umuryango rero izina ryo muryango w'abatutsi abanyekongo ni Isoko. Hano muri Amerika rero akaba ari ishami ryo mpagarariye muri kino gihe, akaba ndi mu mujyi wa Nashville muri Tennessee, muri state ya Tennessee. Akaba rero nanje hamwe n'abagenzi banje twifatanyije gutegura kwibuka abacu bazize Imana baremye bapfiriye Mudende, kuko MC Shambo yavuze bishwe tariki 22 ukwezi kwa 8 1997, bongera kwicwa itariki 10 ukwezi kwa 12 1997. Ni muri urwo rwego rero twishize hamwe Isoko hamwe n'indi miryango ya bene wacu hano muri Amerika kugira ngo twibuke, dufatanye hamwe, tuzagira umunsi twibuka. Nicyo kiduhurije hano itariki 21 tariki 22 ukwezi kwa 12 2024 mu mujyi wa Dallas muri state ya Texas. Twese turahamagariwe kuzitabira icyo cyunamo twibutsa amateka mabi, ariko twifuza ngo twigisha abana n'abuzuko bazadukomokaho. Murakoze cyane. Murakoze cyane bwana Safari. Turi kumwe kandi na Perezida wa UCC ariwe Muzungu, nawe yafungura mic akatwibwira. Murakoze cyane MC Shambo kuri Omega show. Twishimiye kuba twakiriye. Nanjye kuko bivuze nitwa Muzungu Rushema Fabrice, mperereye muri Kentucky. Nkaba mpagarariye urwego rwa UCC nawo n'umuryango w'abakongomani bishize hamwe mu gihe bageraga inaha mu mahanga, bari kugira hamwe kureba uburyo babaho muri iki gihugu, bari kuzimira, kumenya amateka yabo no gufasha mu bw'iki gihugu, amateka no gukomeza umuco wabo. Nanjye rero nkaba nishimiye kuba muri uyu mwanya turi kuganira ku gikorwa cyo kwibuka. Ndashishikariza bene wacu aho bava bakagera bose bari hano muri iki gihugu cya Amerika, uretse n'abatazaba bahari bari hano bakazabikurikirana. Rero icyo dushishikariza bene wacu ni kuzaboneka Dallas nk'uko umuyobozi w'Isoko yabivuze, tukaza tugasubiza icyubahiro abacu bishwe bazira uko baremwe. Twibagirwa rero no gucumura, twibagirwa no kuzima. Nzaba mpari nawe undi wese azaba hari, muzazi twibuke abacu tubasubize icyubahiro. Murakoze cyane. Kwibagirwa no gucumura, kwibagirwa no kuzima, mureke twe kuzima. Turi kumwe na coordinateur w'ibihe byose wadukonetingiye iyi gahunda yo kwibuka kuva akiri mu buhungiro aho twabaye hose, yabibayemo imyaka myinshi. Nta wundi ni Eric Kamanzi. Mbonereho no kubabwira ko ariwe auteur w'igitabo cyitwa Gutya, mwakibona kuri Amazon. Reka Eric Kamanzi twibwire
kandi anaduhe rwose na background ye mu bintu byo kwibuka kubera ko abifitemo uburambe. Murakoze cyane, reka manzi mbashimire MC Shambo kandi ngushimira ku kazi keza mwakomeje gukora muri kino gikorwa cyo kwibuka mu myaka yashize ndetse n'ubu ngubu. Gashimira Gasigwa ku Isheja TV, nkabashimira kuri iyi gahunda mwateguye kugira ngo tuganire, tubabwire kuri kino gikorwa cyo kwibuka uburyo giteguye, kizabera hehe, bizagenda gute. Nshimire na bagenzi banjye turi kumwe muri kino kiganiro, Perezida Safari ndetse na Muzungu, mbashimira ku kazi kabo ka buri munsi bakomeza badufasha kugira ngo kino gikorwa kizagende neza. Amazina rero nk'uko wabivuze ni Eric Kamanzi, nkabanzwe ku izina rya Reki, akaba ari my nickname. Nkaba ubu ngubu navuga ko ndi kwakitinga nka coordinator ibikorwa byo kwibuka hano muri Amerika, ariko twaba dufite itsinda rinini tubitegura ku rwego rw'isi. Ariko uyu mwaka by'umwihariko dufite teme ijyaniranye no kwibuka abantu baguye Mudende ku matariki yavuzwe, kuri tariki cyane cyane mu kwa 8 kuri 22 mu ijoro ryashyiraga 22-23, aho abagizi ba nabi interahamwe baje bakica abantu mu nkambi, bagatwika amashitingi bari barimo, ndetse bakongera bakagaruka muri Desembre bakaza bakica abantu ku matariki mu ijoro rya 10 na 11, batwika abantu, bica abantu, inzirakarengane, abana. Kuri uyu munsi rero muri uku kwezi, muri uriya mwaka wa 1997, muri uku kwezi kwa Desembre twahuye n'akaga gakomeye cyane, ariho by'umwihariko nanjye nabuzeho nkamwe mu babyeyi banjye, inshuti, abavandimwe benshi cyane baguye hari mu nkambi ya Mudende. Akaba ariyo mpamvu hashyizweho gahunda yo kubazirikana no kwibuka. Kuki twibuka? Twibuka kugira ngo tubaheshe agaciro, twibuka kugira ngo twiheshe agaciro, duheshe agaciro ababyeyi bacu, abavandimwe bacu, tubaheshe agaciro. Tuzaba twibuka abandi, tuzibuka abaguye hari Mudende, ariko n'abandi baguye ahantu hatandukanye, yaba muri Kongo, yaba abantu baguye Kinshasa, hari abaguye za Kamina, aho hose tuzaba tubazirikana. Ariko by'umwihariko kwizirikana abantu baguye hari Mudende. Ndashishikariza rero abantu bose hano muri Amerika, by'umwihariko abantu bari hano Dallas, abantu bari Texas, ndabashishikariza kuzaza tukakira abantu baza baturutse muri Amerika hose. Hari abantu badutangiye kuduhamagara bamaze kubukinga. Ndifuza yuko abantu bari Dallas, Fort Worth kuza tugafatanya muri kino gikorwa kugira ngo kino gikorwa cyo kwibuka ababyeyi bacu kizagende neza. Kizabera Dallas hano kuri National Library, niho kizabera, aho dufite ahantu heza kizabera. Tukadushishikariza urubyiruko, ababyeyi, abasaza kuzahaboneka. Tuzaba dufitemo ijoro ryo kwibuka rizaba kuri 21, zaba ari samedi nimugoroba. Abana, abajene bakeneye kumenya ukuri ku mateka y'iwabo. Iryo joro rizaba ari ijoro ryiza, aho tuzumva amapoeme, tuzumva indirimbo, tuzaganirizwa n'abasaza bakuze batubwire uko ubuzima bwari bumeze muri Kongo, ese niki cyatumye bahunga. Yaba ari abo bakuru rero turabakeneye ko baza gutanga ayo mateka muri iryo joro. Dukeneye abajene bari muri high school, abari muri kaminuza. Uyu ni umwanya kugira ngo bamenye ayo mateka. Bazagira n'umwihariko wo kubona n'icyo gitabo Shambo yahoze agaragaza. Igitabo kizaba gihari, dufite ibitabo bitandukanye, igitabo cya Muzehe Ndinda bizaba bihari, ku buryo n'abazakenera ibyo bitabo kugira ngo bajene bamenye amateka muri iryo joro barahishiwe. Hari ibintu byinshi bizahabera, muzaze rero muri benshi. Murakoze cyane. Murakoze cyane Bwana Eric. Ikibazo cya mbere ndashaka kukibaza Safari ndetse na Rushema Muzungu. Imikoranire y'isoko na UCC muri iki gikorwa, kuki habayeho iyo mikoranire y'isoko na UCC mu gutegura kino gikorwa cyo kwibuka? Bwana Safari. Murakoze cyane Bwana Bertin, n'amagambo ubaje neza cyane. Kubera iki twishize hamwe kugira ngo dutegure igikorwa cyo kwibuka? Nuko imyaka yose yabayeho
bene wacu bagiye bishira hamwe bibuka, nibuka ko Bertin nkawe mu giti cyawe na bagenzi bawe mu rwego rwa Kivu Youth mwishize hamwe ibikorwa kwibuka mu bitangira mu 2012 na 3 na 4 murakomeza, nyuma yaho haza kuza UCC, ariko mu rwego rwo kuhuriza hamwe imiryango yacu y'abatutsi ko Imana turemye nk'abanyekongo bakomoka muri Nord Kivu. Isoko niryo zina abasaza bakuru batuye muri Kongo bashatse ko tutazatakara, utakara uko atazi amateka ye. Iriya zina rero niryo zina twese baduhaye bati iyo mugende mugatakare muzagende mwitwa Isoko. Isoko niryo bazavomeramo amateka, niryo bazavomeramo umuco mwiza abakurambere babasigiye. Iryo zina natwe hano muri Amerika rero ryashinzwe imyaka irenga 4. Muri iyo myaka 4 rero undi muryango UCC wabayeho ugizwe cyane cyane n'ababaye mu nkambi zo mu Rwanda bishira hamwe hano muri Amerika. Muri uyu mwaka rero twasanze ko imyaka 3 Isoko igira convention buri mwaka. Iya mbere abe 22 ibera muri Dallas, 23 convention ibera Tennessee muri Nashville, ya gatatu yabereye Louisville, Kentucky. Umwanzuro wavuyemo muri iyo myaka twafatanyaga kwibuka hamwe na convention. Umwanzuro wavuyemo rero nuko basabye ko hashira urwego rwo kwibuka rwonyine. Nguko Isoko rero yaje yisunga UCC, umuryango wa bene wacu batuye muri Amerika baturutse mu nkambi. K'Isoko nk'umuryango bahuza bose hamwe, tuvuga usanga ko ari byiza ngo dufatanye twese imiryango yombi yubakire hamwe kuri kino gikorwa cy'amateka. Nguko twahuriye muri kino gikorwa si ubwa mbere. Umwaka ushize 2023 twanagihuriyemo dutegura ibiganiro kuri Twitter, n'ubu ngo tuzabikora nyuma y'ikiganiro n'ibindi biganiro bizakomeza hano muri Amerika. Ariko mu rwego rw'isi nk'abatutsi iki ni gikorwa duhuriyemo twese hano muri Amerika. Imana duhabwa ubushobozi kugira ngo tubikora, ariko duhagarariye imbaga nyinshi iri mu nkambi, iri muri Kongo, iri mu Buraya, iri muri Canada no muri Australia. Ni muri iryo zina ryabo bose rero twihurije hamwe Isoko na UCC. Ubwo buryo nagusubiza rakora. Murakoze cyane. Sinzi niba hari icyo muzungu yakongeraho, ari ntacyo twahita tujya kuri teme y'iki cyunamo. Teme bahisemo cyangwa mwahisemo, teme nasaba Kamanzi niba yifite hafi, ariko ni teme ivuga, nayibasomera. Ni teme ivuga ngo turibuka abatutsi b'abanyekongo biciwe mu nkambi ya Mudende mu Rwanda mu 1997 duharanira ubutabera. Iyi teme iri nini. Kuki mwahisemo iyi teme? Kuki mwahisemo insanganyamatsiko? Reka mbaze mu muzungu. Urakoze cyane. Ndabona ibinyabazungu byandusha, ariko urakoze ku kibazo cyiza ati kuki twahisemo kwibuka Mudende cyangwa se tunaharanira ubutabera. Impamvu twahisemo Mudende, nk'uko twatangiye kare tubivuga, ubwicanyi bwabaye inshuro 2 muri Mudende, bubari nabwo bwandikwa na Loni. Haboneka dokima ziri muri Loni zigaragaza ubwicanyi bwabaye icyo gihe, details zose uko byagenze. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri nuko mu kubaho mu buzima busanzwe abantu benshi bacu igihiriri ubwinshi tugihunga, haraniho biciwe bwa mbere, ukuye n'abiciwe muri Kongo n'ahandi hose na za Kamina. Ubusanzwe twagendaga tubibuka mu buryo butandukanye, ariko ubu byabaye specifique. Twahisemo muri Mudende, tugendeye kuri izo nyandiko, tugendeye no kuba igihugu yenda byabereyemo ubu gitekanye, dushobora kuba twabona ubutabera, ndetse duteganya ko dushobora kuba twabona n'uburyo tububakira urwibutso rwabo. Muri make numva ariyo mpamvu. Murakoze. Eric. Nagira icyo mwongereraho hatekerezwa iyo teme yo kuvuga ngo twibuke ubwicanyi bwakorewe abatutsi b'abanyekongo mu nkambi ya Mudende, ndetse duharanira n'ubutabera. Uyu mwaka dufite gukora cyane kureba niba gukora advocacy
gukora advocacy rero dufite amadokima agaragaza Amerika y'ubwayo igaragaza ubwo buryo bw'ubwicanyi bwakozwe ndetse na UN igaragaza ko ubwo bwicanyi bwabaye. Turifuza rero guhera kuri ayo makuru bafite tukareba ko twabakorera ubuvugizi. Icyo ni kimwe. Ikindi ariko bari abantu bashyinguwe mu buryo budakwiriye, twifuza rero ko bashyingurwa. Hari imfubyi, hari abakomeretse, hari abakiri mu nkambi mu buzima bubi. Turifuza rero kureba n'iki twakora ku buryo abo bantu bazirikanwa ariko noneho hakaba habaho n'urwibutso. So mu byo rero dushyize imbere uyu mwaka mu by'ukuri na teme ivuga ngo twibuke, ntabwo ari ukwibuka gusa ngo turire birangire, no, ni ukwibuka dukora plaidoyer, dukora ubuvugizi, dukora advocacy kugira ngo abantu bacu bapfuye bahabwe agaciro. Icyo ni kimwe, ariko dushaka no kwibuka, dushaka no gukora ubushakashatsi. Kugeza uyu munsi ntabwo umubare exact w'abantu bapfiriye hariya uramenyekana. Imibare UN yanditse, imibare Amerika yanditse, imibare abantu bagenda batangaza igenda ihinduka. Uyu munsi bamwe bavuga 300, ariko hari abatangaza yuko dushingiye ku makuru dufite, imibare tugenda tubona yuko abantu barenga 1600. So turifuza rero kwinjira tugakora ubushakashatsi tukamenya abacu, cyane cyane ko byabaye abantu biruka bahungira hariya muri Nkamira, barongera barahabasanga iryo joro, twimukira tujya mu nkambi ya Byumba, benshi turi imfubyi, turi batoya, ababyeyi bamwe batarize, ku buryo bitashobokaga no gukora ubwo bushakashatsi. Uyu munsi rero turashaka ko habaho independent ubushakashatsi bukorwa kugira ngo aba bantu hashyirweho abacamanza, turebe ko bano bantu bakorerwa ubuvugizi. Niyo mpamvu rero iki gikorwa dukeneye support ya buri umwe wese, urubyiruko, abantu bize, ababyeyi, abo basaza dukeneye ayo mateka, dukeneye. Niyo mpamvu hashinzwe iriya komisiyo ya Congolese to Survival Voice kugira ngo uwo muryango ubeho wo gusigasira ayo mateka, ubeho wo gufatanya mu gushaka ubwo bushakashatsi, tumenye amateka y'abo babyeyi bacu, izo ndangagaciro zabo tuzikiping. Ayo mafoto arakenewe, dukeneye ayo mateka, abo bana bakubiswe ku bikuta, abo bana batwitswe nk'uko mujya mubibona mu mafoto. Dukeneye kumenya ukuri, isi ikamenya ukuri, ariko n'abana bacu nibatamenya aho bavuye, utamenya iyo ava ntamenye iyo ajya. Niyo mpamvu rero kwibuka ni no kwigisha. Kwibuka harimo n'igikorwa cyo kwigisha no gukora ubuvugizi. Tuzakomeza rero twibuka, tuzakomeza tubazirikana. Murakoze. Igihe ikibazo cyanjye mbere yuko Gasigwa abaza ikibazo ndakibaza Safari, hari abantu benshi batumva iki kintu cyo kwibuka, bavuga bati nta gihugu dufite, ntaho ntidukwiriye kwibuka, ese tuzibuka gute kandi nta hantu batumva iki gikorwa cyo kwibuka. Ndetse hari n'abavuga ati rwose ntitwakagombye kwibuka. Wabaye iyihe message n'undi nawe uraza kugira icyo yivugaho, araza kukivugaho, kubera ko kwibuka nk'uko mwabivuze ni uguha agaciro ba bantu bacu bambuwe. Wabwira iki umuntu wese utumva gahunda yo kwibuka? Urakoze cyane. Icya mbere dufite ni uko dufite amateka. Amateka urasigasira, amateka yacu arashaririye. Twabaye impunzi atari ku bushake bwacu, twazize ari uko Imana turemye. Imana ariko idukunda yaduhaye ibihugu bya kabiri. Hari ibihugu byatubera ababyeyi. Twafata nk'igihugu cy'u Rwanda cyatubera umubyeyi watwakiriye. Twafata igihugu cy'u Burundi, igihugu cya Uganda, cya Kenya. Twafatiye Amerika twebwe tugiye kwibukiramo. Ni igihugu cy'ikibyeyi cyatwakiriye. Turacyafite bene wacu bari mu nkambi batagiriwe izo mana ngo baze bagire aho bahumekera bave mu buzima bubi. Twebwe rero turi aha ngaha, abana bacu bavukiye muri Amerika, hari igihe benshi bifata n'abakibagirwa yuko baje ari nk'impunzi, yuko abene wabo bakiri impunzi. Abashidikanya rero ko kutibuka
abacu bazize ubwoko bwabo. Muri uyu mwanya igihugu cyacu cya Kongo cyatumenesheje muri 1996 tuzira yuko turi abatutsi, bikarengaho 1997 tukicwa umudende tuzira kuko turi abatutsi, twicwa n'interahamwe zari zimaze kumara abatutsi b'abanyarwanda. Natwe tuje duhunze tugiye mu nkambi ya Roni Mudende na hariya muri Nkamira bakatwicira. Uyu mwana uri muri Amerika wavutse ejo bundi, twebwe uruhare rwacu ni ishuri, tugomba kubigisha amateka. Rero ku kwibuka ni ishuri ngendo twifuza ngo bano bana, nicyo cyatumye no gufata iriya tariki ya 21 na 22 kwezi kwa 12 twagendeye yuko abana benshi bazaba ari mu mafungo. Turasaba ababyeyi kujyuzana abana babo bato bazi bumva amateka. Urundi rugero natanga, ejo bundi nagiye kureba umwana wavutse atazi ise bamwishe itariki 10 kwezi kwa 12 1997, afite imyaka 26. Uribaza rero ko yarari mama arakimufite mu nda, ise yapfuye mama ataramubyara. Uwo mwana akeneye kuza ngo amenye amateka ya papa we. N'urwo rwego rero twifuza hamwe kubakiraho. Nitumenya amateka, wa mwana wabaye impunzi, wa mwana wazanywe muri Amerika, muri Canada, muri Australia, azagenda asaba ubutabera bwa bene wabo, azibuka ko abo ari muri Kongo, azarwanira gucura impunzi ngo zitahe. N'urwo rwego twifuza ngo twese hamwe, niba waravuye muri Kongo ukiyumva yuko bene wanyu bazize ubwoko bwabo, turagusabye haguruka urya munsi, uvi wawe usabe konje ku kazi kawe, ufata indege ubushoboye, ufata urugendo rw'imodoka, twese duhure muri Texas, niho mugenzi wacu Eric Kamanzi n'itsinda bari kumwe bari gutegura gutwakira. Amateka ni ishuri, ntabwo ari ishuri zigishwa na Amerika, tuzagishwa mu Canada, tuzagishwa n'abasaza tugifite. Turacyafite abayoboye inkambi, abarebye amajoro bazatubwira. N'iryo shuri ngendo twifuza ngo twese hamwe tuzarisigire abato, abacu bazadukomokaho, ntibagatakare, ntibakazime, ntibakibagirwe amateka yabo. Murakoze. Yego, murakoze cyane. Muranyihanganira, sinzi niba ngiye kubasubiza inyuma, ariko nagira ngo mbaze ku bijyanye n'imyiteguro y'uyu munsi. Ni ibihe bikorwa biteganyije muri gahunda yo kwibuka muri rusange? Ubwo muradusobanurira. Ikindi muragaruka ku kijyanye n'imyiteguro yihariye muri gukora kugira ngo wenda abazitabira, hari abashobora kuzagera aho igikorwa kizabera, ariko kandi hari n'abatazabasha kuhagera, cyane cyane nka ba basaza dufite n'abakecuru. Bo muteganya gute ko ubu butumwa bwazabageraho? Niki muzakora kugira ngo nabo ubu butumwa bubagereho? Urakoze cyane gasubiza ku kibazo ubajije. Ibikorwa biteganijwe muri icyo gikorwa cyo kwibuka nk'uko nabivuze, hari iminsi 2 twateguye. Hari umunsi wa mbere ariho kuri 21. Muri iryo joro hazaba ijoro ryo kwibuka, aho hazaba ibikorwa byo kwigisha urubyiruko. Hazaba ari umwanya abajene bahariwe wo kugira ngo bisanzure, babaze ibibazo, ndetse n'abantu bakuze babasobanurire. Hazaba harimo imivugo, indirimbo zijyanye n'igikorwa cyo kwibuka. Hazabaho gucana buji, dusoma amazina ya dufite y'abantu baguye hariya. Muri iryo joro niko bizaba bimeze. Hazaba hari ibiganiro, abantu bakuze baze basobanurira abajene, indirimbo. Bizava saa 11 kugeza hafi mu saa 4 saa 5 z'ijoro. Dallas, ahantu mukunda kwita kwa Pastor Omer, niho igikorwa kizabera. Ubwo ndabwira abantu bari muri Dallas kugira ngo babyumve. Ndetse nyuma yaho ku munsi wa 22 niho tuzahurira hariya kuri Public Library ya Dallas, ariho tuzakorera noneho umunsi nyirizina. Tuzaba dufite abashyitsi, ndetse nanone tuzaba dufite abashyitsi baturutse hirya no hino, aho tuzasangizwa ubuhamya. Nanone hazaba hari abatangabuhamya barokotse Mudende, ababyeyi, abagabo. Hazaba hari abatangabuhamya batandukanye. Hazaba hari abasaza bakuru bazatuganiriza urwo rugendo bahuye narwo.
ariko turifuza ko hazaba hari na bamwe mu bayobozi baha ngaha ba Dallas bazaba bahari, hari abayobozi bamwe mu mishinga ifatanya n'impunzi nabo bazaba bahari, tuzaba dufitemo ubuyobozi bw'isoko buzaba buhari, UCC zaba ihari n'abandi bantu ba hano Dallas, tuzaba dufitemo abapasiteri, niko gahunda zaba ziteye kuri uwo munsi, tuzaba dufitemo abaririmbyi bazaba bahari, imivugo, gahunda izaba tuzatangira 3:00 dusoze mu masaa 8, turifuza yuko muza kare kugira ngo dusoze kare n'abantu batahe kare, abasenga premidi bazaba bafite umwanya wo gukomeza bakajya mu masengesho, abataha kuko cyane cyane azaba ari umunsi w'akazi, umunsi ukurikiyeho kuwa mbere bazataha kare ku buryo nta kintu kizabangamira porogaramu zabo. Abashishikariza rero kuzaza twese, tukazaba duhari, abari Fort Worth, Houston, Austin, San Antonio, mwese murararitswe kugira ngo tuze twakira abantu bazaza kwifatanya natwe muri kino gikorwa cyo kwibuka. Murakoze. Sinzi niba Isheja TV afite ikindi kibazo mbere yuko Safari atuha kuri izi dokima z'icyunamo yari yaduteguriye, niba hari izo afite, ariko Isheja niba hari ikibazo wababaza. Yasigwa niba hari ikibazo ufite wabaza. Oya, reka dukomeze, nta kindi mufite ubu ngubu. Dala Safari wadusharinga iyi video nako iyi dokima, ndabona ari ntuza, hari abantu batangiye kwibaza iyo logo yo hagati, ndetse tweze kubivugaho kugira ngo dushyire umucyo kuri iyi afishe, invitation ihabwira abantu gahunda yo kwibuka. Wadusobanurira iby'iyi flyer cyangwa se iby'iyi invitation? Urakoze cyane. Ndakeka ko uko gahunda itegurwa hari ari amalogo yombi, twe nk'abayobozi b'isoko na UCC nitwe tuyoboye igikorwa cyo kwibuka. Ariko kwibuka bivuze iki? Kwibuka bigira symbol, bigira ishusho yacyo. Ni urumuri rugaragaza yuko wibuka. Rero rwa rumuri rwashizwe hagati y'igihugu cyacu dukomokamo cya Kongo. Urabona ko duhuriye ahangaha muri Amerika, bigaragaza ko rero duhuriye muri Amerika, ariko turibuka abanyekongo. Nta n'iriya foto ya Kongo iri hagati igaragara, ariko na rwa rumuri rugaragaza kwibuka. Ruriya rero ni rwo tuzakomeza kugendera kubakiraho, twubaka noneho urwego rushinzwe kwibuka ruzakomereza ahangaha mu biganiro tuzakomeza nyuma y'uyu munsi. Insanganyamatsiko ni ukugira ngo duhamagarane twese, tubwirane, abasaza, abana, bakuru bose bamenye iki gikorwa, ko tuzibuka abatutsi b'abanyekongo biciwe hari Mudende muri 1997. Ariko cyane cyane nyuma y'uru rwego hazabamo urwego rwo gukomeza ubutabera, gusigasira aya mateka, no kuzubaka ahantu tuzaza tugira urwibutso hari Mudende. Ni mu busabe buzatangwa ku buyobozi bw'u Rwanda. Ubu busabe kandi bwatanzwe na perezida na coordinateur ushinzwe kwibuka mu nkambi mu Rwanda mu kwezi kwa 8, itariki 8, baributse mu nkambi ya Nkamira, batanze ubusabe na HCR babwira ati turabashigikiye, ubusabe bwanyu tubugeza kuri guverinoma y'u Rwanda. Natwe rero tuzakomereza hariya. Igikurikira ni uko ibikorwa byose tuzabyubakira hamwe, bigatangirira ahangaha kugira ngo bitazahagarara. Ikindi gikurikira ni uko tuzatanga n'ubutumire. Ubutumire ni abantu bose bifuza kugira ngo bagire uruhare batanga, bafite amateka babuze aho bayavugira. Ni hariya rero, niba ufite amateka wihariye muri rajoro ryo mu kwezi kwa 8 itariki 22, turagusaba ngo wiyandikishe, wagana ubuyobozi bw'isoko, abanyamuryango b'isoko, abanyamuryango ba UCC, mwagana coordinateur Eric Kamanzi, kugira ngo ari amateka uyabagezeho, nawe baguha umwanya uzatange muri rajoro ryo kwibuka itariki 21 mu kwezi kwa 12 muri mugoroba. Abandi nabo turabasaba ngo niba ufite uruhare wazagira, ubona ko ufite impano
y'umuvugo, impano iguha kwibutsa abacu, kubafasha muri uriya mwanya uwo benshi bazaba bafite akababaro, turagusaba nawe uzitabire. Nubwo butumire cyane cyane dusaba abacu bose, tuzahurira hamwe, hari ababaye mu nkambi, hari abatarabaye mu nkambi, dufite benshi bacitse ku icumu i Kinshasa, muri Kankokoro bishe abantu benshi bagera kuri 600, Kamina muzi ko bishe abana barenga 150, bariya bose bazaba muri kino gikorwa kwibuka abayiciwe imudende. Twifuza nabo ngo muzabumve, mwumve amateka yabo, mwumve uburyo bageze muri Amerika. Iyi Amerika yatwakiriye kuko twese igihugu cyacu cyari cyaturutse. Ni muri amateka dusanga ko tuzageza imbere y'amahanga azamenya koko ubwicanyi bwo gukorerwa muri Kongo muri kino gihe, imvugo y'ivangura ikomeza muri Kongo nayo tuzayirwanya tufatanyije hamwe, ariko tugendeye ku bikorwa by'amateka yacu, atazadusubiza inyuma, azatwubaka ahubwo tukagira imbaraga gusubira. Murakoze. Murakoze cyane. Tugera ku musozo hasigaye nk'ibibazo nka 2 cyangwa 3. Ikibazo ngiye kubaza ndakibaza Muzungu, perezida wa UCC. Muri gukora iki kugira ngo habeho mobilisation? Dusigaje iminsi 20 gusa kugira ngo igikorwa kibe. Muri gukora iki muri mobilisation kugira ngo abantu bose bamenye, usibye ibi byo gukoresha social media, muri gutegura iki kigiye gukorwa muri iyi minsi buri munsi ku buryo buri muntu wese azamenya iki gikorwa? Urakoze cyane Shambo, niba unyumva wambwira. Ukunyumva? Turi kukumva. Yes. Ngira ngo twavuga cyaba kiri gukorwa kirenze icyo isi yose ireberaho cyitwa imbuga nkoranyambaga. Niyo mpamvu bakise imbuga nkoranyambaga. Uretse n'iki kiganiro dukoranye namwe, yenda kibuje hirya no hino kigakwirakwizwa hirya no hino abantu bakabimenya, ariko hari na gahunda yo guhamagara abagize imijyi, abahagarariye bene wacu mu mijyi batuyemo, noneho bakabimenyesha abaturage babo bayoboye. Icyo ni kimwe. Nakwibutsa abantu ko hari na space iri gutegurwa mu minsi iri imbere, bazabimenyeshwa, byibuze nayo izagerageza kumvikanisha abantu bumve, babimenya ari benshi. Ariko ndanatekereza neza ko inzira dufite y'ubuyobozi bwiza bwo kuvuga ngo abantu mu mijyi batuyemo, abayobozi b'imijyi bakabamenyesha, rwose abantu bazabimenya, keretse abazagira imbogamizi zindi zidasanzwe, ariko ndizera ko abantu bose bizabageraho kandi barabizi, batangiye kubimenya. Ahubwo twanabwira bene wacu kuzararekana bene wabo n'abashuti babo baturanye, bene wacu inshuti z'Abanyarwanda, bene wacu inshuti z'Abarundi, n'abakongomani bene wacu bo mu yandi moko batari Abatutsi, nabo rwose barararitswe, ndetse n'Abanyamerika. Uzaba ufite umushuti w'Umunyamerika wo mu bundi bwoko n'ahava apfa kuba ari inshuti yacu, rwose bose bari welcome, kandi buri wese azararike abantu bazaza ari benshi. Njye ndumva ari icyo ngicyo navuga, ko gahunda yo gutumira abantu rwose ubutumire buzabageraho, buri wese buzamugeraho. Murakoze. Murakoze cyane. Tugera ku musozo, nifuza ko Eric Kamanzi yatubwira kuri gahunda. Itariki ni kuri 21 z'ukwa 12, ijoro ryo kwibuka. Mwabikomojeho, ariko se nkawe president coordinateur wa nuza w'iyi komisiyo, nyuma y'iki cyunamo harateganywa iki kugira ngo abantu ibyunamo by'ubutaha naba bandi biciwe ahandi bazibukwe? Murateganya iki? Ese unakidajyanane na gahunda muri guteganya yuko igihugu dukomokamo nacyo cyatangira kumenyeshwa iby'ibi bikorwa, kubera ko usanga akenshi tubikora ariko bo batabizi? Haba hari gahunda yuko muzajya munahamagara na ambasade ya Kongo mukayimenyesha? Ese nyuma y'iki gikorwa cyo kunamira abacu murateganya iki kizakurikiraho kandi gifite imbaraga? Urakoze cyane Shambo. Wenda nahera no ku kibazo wari wabajije kuri ziriya rogo 3 zagaragaye. Wabonyemo hagati harimo rogo ya organisation y'igikorwa cyo kwibuka, aho iriya rogo
ari duhagarariye nka Congolese Tutsi Survival Voice, akaba ari umuryango ucoordinating ibikorwa byo kwibuka. Twaje gusanga bikwiriye yuko tugira umuryango, nubwo twese tubarizwa yaba muri UCC n'isoko iduhagarariye nk'umuryango w'abatutsi, ariko twifuze ko tugira umuryango wihariye ushinga ibikorwa byo kwibuka, ku buryo ari we ubikoordinatinga, bikoroha kuvuga ngo mbese bari assign kuri icyo gikorwa. Aho nshimira mugenzi wanjye Albert udukuriye, ariko ahangaha muri Amerika akaba niyo wari uri kwakitinga. Ariko turifuza nyuma y'iki gikorwa cyo kwibuka, turifuza guhura n'abajene, abapapa bakuru. Iyi komisiyo turashaka yuko, cyangwa uyu muryango turifuza yuko waguka. Dukeneye aba survival ko bagaragara, bari abana b'imfubyi, dukeneye ko uyu muryango baza bakawugira iwabo. Abo babyeyi dukeneye ko uyu muryango, nubwo dukorera muri iyi miryango yacu migari minini, ariko dukeneye abantu. Birashoboka ko ari ikibazo cyane to akagize, ariko Shambo aho yarageze ni ukuvuga ngo uko yari ari kuvuga iyi komisiyo izajyaho, cyangwa se urwego ruzaba rushinzwe kwibuka gusa, ruzaba rufite ruzaba rufite gahunda zigera muri 6: gukusanya amateka ariyo documentation, gukusanya amateka, amazina y'abaguye hariya, amafoto yabo ku miryango bafite, n'isanamitima, kuganiriza aba survivors, kuba bazana baduha ubuhamya bwabo, bukandikwa bukabikwa, haba mu cyicaro gikuru cy'isoko, muri UCC no muri iyo organization zabishinzwe kwibuka. Hakazabaho na gahunda yo kujya duhuza abajene, ariho yarageze kuba twategura nk'imipira, nk'amarushanwa yo gukina imipira, n'ubutumwa rero bukabona kuhatangirwa bw'amateka n'umuco wacu n'ibyatubayeho, no kugenda twerekana ibiri kuba ubu ngubu nk'uko Muzehe Safari yabivuze, tugakomeza gushyira imbaraga zacu hamwe, kuko turi mu isi y'agasimba karuta kandi kakarakamira. Nta kuba n'ubu bakiri guhigwa abasigaye iriya, kuba n'ubu bakimerewe nabi, nta hacu twenda turi muri pozisiyo nziza dukomange ku miryango iyo ari yo yose. Rero uru rwego nibyo ruzaba rushinzwe guhuza abantu, abajene, no gushaka no gukora iyo documentation, ibintu nk'ibyo byose. Ndakoze. Urakoze cyane. Ikiganiro cyabaye streamed kuri YouTube ya Isheja. Hari umuntu ikibazo nibwira ko buri wese yagira uruhare rwo kukisubiza. Baravuga ngo muri Arizona kigendanye na ya mobilisation, uyu muntu ari muri Arizona, atari ko muri Arizona ngo nta n'umuzi kino gikorwa. Murateganya iki ko hadashobora kuba gusa social media, ahubwo guhamagara abantu bari mu state, nko guhamagara abayobozi b'imiryango cyangwa abakuru b'amadini, kugira ngo babashe gusakaza iyo nkuru? Mwamufite gahunda y'amagara perezida kugira ngo bamenyeshe, mwamufite gahunda y'amagara abakuru b'amadini kugira ngo babwire abizera babo, kugira ngo message itambuke, none uzabishobora igikorwa azabashe kukitabira. Urakoze cyane. Uwo muntu abajije ikibazo rwose twatekerejeho kandi dufite igisubizo. Muri komisiyo iri gutegura kwibuka, baduhaye urutonde rw'abakuru b'imiryango. Abakuru b'imiryango wa Arizona, niba tuya Arizona, nagira ngo mwemeze yuko kandi mwizeze ko iyi invitation itumira abantu irajya hanze nyuma ya kino kiganiro. Twanze gushira hanze invitation mbere yuko twatanga kino kiganiro. Kino kiganiro ni imbarutso, niyo go ahead, bwira bene wacu. Hari uzayumva mu yandi mayira, ariko tuzi ko social media ariyo ifite imbaraga nyinshi cyane. Ariko uriya muyobozi wa bene wacu muri Arizona, uriya muyobozi wo muri Tennessee, uriya muyobozi wo muri Louisville, Kentucky, wa Michigan, aho batuye hose, za New York, amazina yabo twamaze kuyashira hamwe. Invitation irandikwa, irabasinye na umuyobozi w'isoko ariwe ngewe, umuyobozi wa UCC ariwe Fabrice, na coordinateur Eric Kamanzi. Iyo invitation bazayibona kandi babone n'ibindi bisobanuro bijyanye na gahunda, kugira ngo nibahuza abavandimwe babo mu biganiro bazagira, ibiganiro bikomeze bitangira itariki ya mbere kwezi kwa 12 ari uyu munsi. Rero nyuma yaho twe nk'abayobozi n'abandi basaza
bagize uruhare bazakomeza kutwigisha amateka duhamagarira n'abandi. Rero uwo muvandimwe wa Arizona n'undi wese mu yindi state atuyemo, invitation zirajya hanze gutangira uyu munsi, kino cyumweru cyose iyo miryango izagira invitation, niho tubone n'umwanya kubabwira yuko mbere uko narindira invitation ubutumwa bumugereho, abusakaze, abubwire abaturanyi, abavandimwe, abana nabo babigeza ati turahamagariwe kwitabira kwibuka abacu. Rero ubutumwa namwe mudufashe kubugeza kuri bose. Murakoze cyane. Reka nshimire abantu bari kuri YouTube channel ya Isheja, mbamenyesha yuko ari Omega TV show na Isheja bawustinze ikiganiro kugira ngo tubaze abayobozi gahunda yo kwibuka, kandi buri mwe wese iki gikorwa nakigira kereka duhe ijambo Eric Amanzi barugiye, hanyuma agaruke akomeze gahunda yararimo. Yanarincha seruka kwijambo cyane cyane ku kijyanye wari ubajije se nyuma yo kwibuka what next. Ndagira ngo menyesha abantu badukurikiye ko ntabwo nkuko nasobanuye kwibuka ntabwo ari uvuga ngo tuzaza turire birangire, no, turashaka kwibuka ariko harimo ibikorwa. Turifuza yuko nyuma yo kwibuka dukeneye uruhare rwa buri muntu wese kugira ngo uyu muryango uzabashe kubaho ushinzwe ibikorwa byo kwibuka. Ntabwo rero tuzatwibuka gusa bimudende gusa, ahubwo tuzirikana tugira ibikorwa byihariye kuri buri munsi yaha abantu baguye. Niba ari igihe cy'abanyakinshasa tuzagira ibikorwa tuhakora, niba ari abaguye Kamina hagira igikorwa gikorwa gutyo. Hari abantu baguye mu Koto, dufite abatangabuhamya, turabakeneye abo bantu bose ku buryo ayo mateka amenyekana. Ndagira ngo nkwibutsa hari ikindi wavuze se leta ya Kongo n'amambasade atandukanye, ngira ngo uyu mwaka ni nk'aho ari bw'iki gikorwa kigiye kongera kubura. Shimira timu yanyu Shambo, mwakoze akazi gakomeye, ba Muzungu muri na ba Elite, dukeneye ko bongera bakagaruka Bakivu Youth bategura kino gikorwa kikagenda neza. Hari forum Ami de la Paix yategura igikorwa cyo kwibuka mu nkambi neza bikagenda neza. Abo bose turabakeneye kongera kubabona. Bari aba chef de quartier mu nkambi, Ngarama barabikoraga bikagenda neza, ku Kiziba barabikoraga bikagenda neza, Nyabiheke. Abo bantu bose turashaka izo vibe zabo, urwo rubyiruko bari abajene bakoraga imivugo, ba Masisi, ba Janvier, turabashaka bongere bakora iyo mivugo. Ba Eli naho bari mu Bufaransa, igikorwa cyo kwibuka turashaka ko kiba ku rwego rw'isi, kiba coordinated well, bikazaba bigenda neza. Dukeneye kwisi imenya abo turi bo, kamenya n'impamvu turi hano muri aya mahanga turimo. None dukorera ubuvugizi abasigaye mu nkambi n'abasigaye hari muri Kongo bakomeje kwicwa mu buryo ariko buri social butari political, kandi turashaka gukorana partnership n'indi miryango y'aba survival. Hari abayahudi, hari abanyarwanda, dukeneye izo partnership kugira ngo umuryango wacu uzabe ukomeye. Ngira ngo urabyibuka Shambo, kera twibuka Ibyumba, ba guverineri ba Goma barazaga, ariko bitewe n'umutekano muke, bitewe n'impamvu za politike, rimwe na rimwe uyu munsi hari igihe batumira ntibabyumva, ariko tuzakomeza tubikore. Amambasade atandukanye especially ya East Africa, ya Great Lakes Region bagomba kumenya ko twibuka, kandi ubutumwa bazaba bakomeza bubagereho. Shimira timu ya Safari na ba Muzungu bari kudufasha gucoordinating ikintu kijyanye n'ama invitation n'abandi bantu. Nshishikariza abantu bari Houston, nanone nongere mbivuge, hano bari Texas, twese tuze dufashe mu kwakira abantu bazaba baturutse hirya no hino, abafite imivugo, abafite indirimbo, they are welcomed. Muze mutange izo ndirimbo. Abafite ubuhamya, telefone yanjye irahari, telefone ya Muzungu, ya Safari, Berta arahari, Shambo, mumubwira ati ndifuza gutanga ubuhamya muri kino gikorwa cyo kwibuka. Hari umuntu uvuze ngo amatike arahenze, ngo byabaye too late, ngo amatike arahenze. Muri 2014 twibukiye muri Arizona, uwo muntu atuye muri Arizona. Abavuye muri Houston twagiye n'imodoka, ntabwo twagiye n'indege. Reka mbabwire, kuva muri Dallas kugera muri Arizona na amasaha 18. Ni 18? Na amasaha 18 cyangwa 12. Abantu bashobora kwishyira hamwe bagakodesha ivane, abo muri Arizona bakaza tukibukira hamwe.
ntabwo icyo ushyize ku mutima wabura uburyo ugerayo. Tujya dutaha ubukwe dutwaye amamodoka, tujya dutaha ubukwe tugiye tugakodesha imodoka tukagenda tukajya Michigan ku modoka. Reka namusubiza muri ubwo buryo, kereka niba hari undi ushaka kugira icyo avuga. Yavuze ngo amatike arahenze, ngo ni too late. Ku bantu bari gutekereza gutyo, mwababwira iki? Turi kugana ku musozo aho buri wese ari gutanga ubutumwa ku byerekeye n'iki gikorwa. Uyu muntu mwamubwira iki bwana Safari uvuga ngo amatike arahenze? Muze Safari abanze. Okay, reka none muzungu rakurikira dabore kadubwiro muvandimwe wacu yuko twifatanyije nawe muri cyo n'igitekerezo agize ati nifuza kuza ariko amatike arahenze. Ni koko arahenze, kandi kuri iyi si nta kidahenze. Nta kintu uzasanga kuri iyi si. Twaje muri Amerika, ni capitalism, ibintu byose birahenze, ariko ikidahenda cyane cyane ni ikikubabaje ku mutima. Ikikubabaje ku mutima nta na rimwe kizahenda. Abategura gahunda ntago byoroshye gushyira abantu hamwe ngo dutekereze kimwe, tugere kuri uyu mwanzuro, tugere kuri izi invitation, aho dukorera sari tegurwe, tubone abatumirwa. Byadusabye amezi agera kuri 3. Tubigezeho rero. Iki kintu ni kintu wenyine uzicara utekereze, ese iki kintu kimfitiye agaciro? Hari ubukwe dutaha, tugataha ubukwe bwa kure, tukishura amatike. Uyu munsi reka tubugire ubukwe bwacu. Fata ko ari ubukwe bwo mu muryango wawe. Uyu ni umwana wawe ugiye gushingira cyangwa ugiye gushingirwa. Kwibuka uzahura na bene wacu utaruheruka, ntabwo na rimwe uzahandi uzabahurira. Nicyo kintu gifite uburemere, ariko twagusaba nk'uko MC Shamba bivuze, kizagusaba imbaraga, kizagusaba umwanya. Kuri twese turakora, twese turabapakazi, ariko uwo munsi tuzahagarika byose. Ngewe nzahagarika byose, tuye muri Tennessee, nzariha itike, nibinanira fata imodoka, shiramo madame n'abana, ngiye guhura na bene wacu muri Dallas. Twibuke, twunamire bari abantu. Nicyo giciro mfite, niyo kado ya Noheri nabwiye abana banje. Niyo kado ya Noheri naha umuryango wanje. Uretse ko mpagarariye umuryango w'abatutsi hano muri Amerika, ariko nabyo nifuza ko buri muntu wese avuga ati ni yihe mpano naho umuryango wanje w'abatutsi bacitse ku icumu muri 1997. Iyo mpano genda uyitange. Kwitanga ni wowe ku giti cyawe ugaragara, n'umusanzu uzatanga. Ndakeka ko muzungu yadufasha kubwira n'uburyo umusanzu wawutanga naho wawutangira, ariko n'umuhamagaro, n'umutima wawe, n'ukubwira uti birani byawe uzaza. Nubona ko atari byawe uzabyitira Safari, uzabyitira MC Shambo, uzabyitira muzungu, ubyitira n'undi wese, ariko urahamagawe. N'umuhamagaro imbere y'imbaga y'isi wajemo, wasigayemo. Abari mu nkambi bareho bazakubaza bati ese wagiye muri Dallas kwibuka bacu? Abari muri Kongo bazavuga wagiyeyo? Niba utaragiye rero witegura icyo uzabasubiza. Murakoze. Naburaga muzungu ari cyo ashaka kuvuga. Yes, Hari icyo washaka kuvuga ku byerekeye n'icyo narimbaje Safari? cyane rwose. Urabizi baravuga ngo icyo ukunze ukibonera umwanya, icyo utakunze ukakibonera excuse, ariko ntabwo ari uyu muvandimwe ngiye gusubiza kuri icyo cyane. Ibyo ni ya general babivuga. Ariko ndibuka ndi umukera nkiba muri korale, hari akaririmbo twaririmbaga kavuga ngo ibuka ahantu Imana yacu yagukuye, wari uzi ko ugiye kuhasiga ubuzima, ngo icyatumye usigara ngo kwari ukugira ngo utunganye ibisigaye bidatunganyije. Rero hano twese turi mu gihugu kigoye, turabizi. Uwavuga ko wenda bimutunguye cyangwa se amatike ahenze, vraiment ibyo byuretse kumubwira ngo nagane n'umutima nama we. Nkanjye muzungu personally, ndi muzungu Rushema Fabrice. Rushema mvuga iryo zina rya kabiri ni data yarahaguye. Urumva nta cyambuza aho byaba ariho hose, nta cyambuza kugenda. Nawe rero afite umuvandimwe wahaguye, kandi uretse n'uwo we wo mu maraso twese turavukana. Azaze, ni iteka azaba duteye, ni iteka azaba yiteye, no gukomezanya. Kandi nk'uko nababwiye ati
abantu babona bigoranye cyane bakwishyira hamwe rwose bakaza mu mavani bakaza mu modoka atandukanye. So muri make ndumva kuzaho azaganira n'umutimanama we, ahubwo akantu Safari yaravuze, Muzehe Safari yaravuze ko gutanga umusanzu cyangwa se ubufasha muri kiriya gikorwa kizagende neza, kuko hari depanse zizahagendera. Ngira ngo bampamagara kuri nimero yanjye cyangwa se bagahamagara nimero ya Eric Kamanzi cyangwa n'iya Shambo, kuko hari urubuga rwa WhatsApp duhuriyemo aho umusanzu unyuzwa, amazina n'ibiki byose birahari. Yenda ntekereza ko atari ngombwa hano kuri social media ya hano rwose guhamagara, kandi izo nimero na gahunda ku buryo bizagenda bizaba imiryango yo mu migi batuyemo. Murakoze, n'uko ari icyo ngicyo narashaka kongera. Murakoze cyane. Mbere y'uko nongereho mu by'umusanzu, umuryango Isoko nk'uko amategeko abitwemerera mu buzima gatozi twaherewe na kino gihugu cy'Amerika, cyaduhera uburenganzira kuko twashyira hamwe imbaraga, umutungo wo guhagarikira gufasha ibikorwa byo kwibuka. Kwibuka byanditswe mu mategeko agenga umuryango Isoko, ko twasanze ko amateka yacu kwibuka ari ikintu gifite agaciro cyane. Rero hejuru y'ibyo impamvu turasaba umuntu wese ufite umutungo ashaka gutanga, turasaba babandi batanga amatakse bishura leta, turagira ngo umuryango Isoko ni umuryango wanditswe wemewe mu rwego rwa federal. ARS iratwemera ko twahabwa imfashanyo, inkunga. Iyo nkunga azayitanga mu mataxe yawe. Turagusaba ngo ugane ubuyobozi bw'Isoko utange umusanzu wawe wo gufasha kino gikorwa cyo kwibuka. Ku rubuga rwacu rw'Isoko abanyamuryango bose bahamagariwe gutanga umusanzu, ariko cyane cyane turasaba abandi bikora ku giti cyabo babona bati twishura amataxe muri leta. Leta yaratubwiye ati niba mufite umunyamuryango mugira neza uzifuje gufasha ibikorwa bijyanye n'inshingano zanyu, uwo musanzu we azawutange mu muhinzandiko zigaragaza yuko yawutanze. Icyo gihe leta nta kizamusaba. Rero nibwo buryo gufasha Isoko, nibwo buryo gufasha kwibuka, nibwo buryo kubaka umuryango wacu hano muri Amerika, kugira ngo aya mateka azabe mu biryo twasigira imiryango yacu n'abana bacu. Murakoze. Murakoze cyane. Mbere y'uko dusoza, buri wese agatanga ubutumwa, ndetse Safari akaza nka perezida w'Isoko akaza kurotira iki kiganiro. Nagira ngo mpe experience uyu muntu umuvandimwe uri muri Arizona. Muri 2012 nabaga muri Maine. Navuye muri Maine na bisi iyi ngiyi igendamo rusange. Naje nakoresheje iminsi 3 kugera muri Colorado. Nicariye ikofi, n'uyu munsi akaguru kararabye, n'uyu munsi ndacyagira ikinya mu itako kubera ikofi nicayeho ngiye kwibuka. Abo muri icyo gihe barabyibuka. Ndongera mva muri Colorado na bisi nsubira muri Maine, mfata urwo rugendo. Noneho ubu ngubu dufite amamodoka, ntabwo ari bisi tuzafata, dufite amamodoka. Ushobora gukodesha imodoka. Icyo gihe sinashoboraga gutwara imodoka, ariko naragenze urwo rugendo ndemera. Nashyize muri GPS nzakoresha iminsi 3 na bisi, kuko waragenda aho nageraga tugakonekta. Reka iki gikorwa tukigira icya buri wese, tukigira icyacu, bityo bizaha ni imbaraga n'iyi komisiyo kugira ngo ibashe kugira imbaraga zo kugenza gute, zo kugira ibikorwa bindi bikomeye izatugeza. Kubera ko Safari atari kumwe n'abayoboke, Muzuba atari kumwe n'abayoboke, ndetse na Leki ntaba ari kumwe n'abantu bamuterenga mu bitugu mu bikorwa ashinzwe, ntaho twagera. Mureke kino gikorwa tukigira icyacu, ahubwo narabararikire ko muzongera mukagaruka. Nzakora live yanuze yo kuri YouTube kugira ngo muze tuzakore ikiganiro, noneho n'abandi bantu bazaze babaze ibibazo. Hari n'ikindi numvise tuvuga yuko hazabaho space. Iyo space nayo turakangurira abantu kuzayizamo, ndetse muzayivuge nka mbere ho icyumweru, kugira ngo tubashe kuyitangaza. None iyo space twese tuzabe tuyirimo. Muri make rero, niba mugenzi wanjye w'Isheja adafite icyo yabaza, reka mpere kuri Leki, kubera ko ndabona ari kujya agenda. Kamere kuri Leki
turi gusoza wabwira iki, wavuga iki kuri iki gikorwa, wabwira iki abantu bari kure, bari hirya no hino kugira ngo bitabire kino kiganiro, kino cyunamo, babyumvire muri iki kiganiro? Icyambere ngewe nezerewe ijambo ryawe risoza. Icyambere, first of all, ni ugushimira timu yateguye kino kiganiro. Thank you Shambosho, thanks Isheja TV ndetse na bagenzi banyu twafatanyije muri kino kiganiro. Ariko ikindi ku mutima nuko ngenda nezerewe. Nta kindi kinejeje nuko byibuze igikorwa cyo kwibuka cyongeye kugaruka, tukibuka ababyeyi bacu. Kwibuka yego biratubabaza tukarira, ariko kwibuka biruhura imitima. Hari abantu batigeze babona umwanya wo kurira, hari abantu batigeze babona umwanya wo kumva. Ndagira ngo uyu mwanya ni umwanya wanyu. Ndagira ngo rero muze mwitinya wivuga ngo kwibuka birampungabanya. Dufite itsinda rizadufasha mu gufasha abantu bashobora guhungabana. Ndasaba urubyiruko kubigira ibyanyu, abajene mu bigira ibyanyu, especially ndisabira abantu bari Dallas, tuze dufatanye kugira ngo kino gikorwa kizagende neza. Ntabwo kino gikorwa cyo kwibuka ari icya Reki, ntabwo ari icya Rushema, ntabwo ari icya Shambo cyangwa Safari, no, kirakureba, kirandeba. Nitubigira ibyacu, turifuza ko kino gikorwa kiba continuel, abana bacu n'abazadukomokaho nabo bakagikomeza nkuko natwe twagikuye ku bantu bakuru bagiteguraga. Nshimira abantu bose bagize uruhare kugira ngo kino gikorwa kibeho. Bantambara Gilbert, they have their credit. Bakarasira, abantu bose bari abamuzehe Nsengera, abo bose they have credit ko kuba kino gikorwa cyo kwibuka baragikurikiranye kikemera. Ndashimira abajene bari mu Rwanda mu nkambi, mu bushobozi bukeya bategura kino gikorwa cyo kwibuka kigashoboka. Ubwo niba twaragize umugisha wo kuba turi hano muri Amerika, turi Burayi, dufite ubwo bushobozi, let's do it. Noneho tugikore ku rwego rwiza. Dufite abantu bize barangije amashuri ya kaminuza, dufite abanyamategeko, dufite abantu bize ibi bintu by'isanamitima. Abantu bacu barahungabanye, dukeneye abantu babafasha mu isanamitima. Reka dukoreshe ubumenyi dufite twize hano muri Amerika for the benefit ya community yacu. Dukore ubuvugizi, dusane imitima, twubake social economics. Umuntu udafite umutima uruhutse nta nubwo yanatera imbere. Reka dufashe abantu rero mu kuruhura imitima, dukora advocacy, twubake. Ejo bundi tuzabahamagara turi kubabwira ngo ese niba twemerera kubaka urwibutso, are we ready? Izo nkunga zacu zirakenewe. Dukeneye gukora documentation, dukeneye gukora amafilme documentaire. Izi ndirimbo z'aba bana zikeneye gukorwa. Bakeneye rero ibyo byose bikeneye finance. Nta turi gutegura imipira, ejo bundi tuzabaha link ku buryo buri muntu agure n'umupira. Tuzaba dufite imipira, dufite ingofero, dufite manuza marketing tools azadufasha kugira ngo iki gikorwa muzaze mwambaye neza. Twe dupira tuzaba duhari ku buryo abajene, ababyeyi, umupira nta nubwo inahenze, amadolari makeya atarenze 20, ukagira umupira ariko ukanatera inkunga n'igikorwa cyo kwibuka. So muzaze rero muri benshi kugira ngo dufatanye kugira ngo kino gikorwa cyo kwibuka kizagende neza. Hari n'ikintu Safari yavuze yuko n'umuntu uteye inkunga igikorwa cyo kwibuka bari gukora za business, tuzabashimira by'umwihariko ku buryo na company yawe namenyekana yuko yateye inkunga igikorwa cyo kwibuka. Byabona ngombwa bakanabasonera n'ira misoro. Shambo rero ntagushimira ndetse na bagenzi banjye, Imana ibaho umugisha. Ikaduhurire Dallas muri rajoro ryo kwibuka ndetse no kuri 22. Twese tuzaba turi kumwe, nzaba mari n'aba turi kumwe anga bazaba bahari. Ndizera ko nawe dukurikiye nawe uzaba uhari. Murakoze. Akoze cyane. Mbere yuko Rushema avuga, Gasigwa hari ikintu aragiye kuvuga, Isheja TV. Ibyo narigiye kuvuga yahise abikomozaho, nta kibazo twakomeza. Reka twumve Bwana Rushema. Ibihangana nguhamagara mu izina rya so, ndarikunda cyane. Nicyo cyiza cyo kubyara, iyo wabyaye ntujye uzima, ntubuzimye. Baramwisha ariko ndiho n'abandi bazabaho, kandi nacyo turi guharanira kubaho kwacu. Murakoze. Nta kindi nanjye narenzaho uretse gushishikariza bene wacu aho bava bakagera kuzitabira kiriya gikorwa. Kwibuka ni uguharanira ko tutazima, kuko baranavuga ngo n'umuryango utazimuye urazima.
rero aho bene wacu bari hose cyane cyane aho twiganje Michigan, Texas, Indiana, Kentucky, Ohio, hose aho hari umutima ugukomange wibuke ngewe iyo mba ndiyo iryo joro biba byarangendekeye bite, wibuka ati ngewe iryo joro iyo nari ndiyo kuki nasigaye, kuki rero ntajya guhereza abari abagiye agaciro, kuki ntaharanira ubutabera bwabo, kuki ntaharanira ko ijwi ryacu rizamuka na ririya hohoterwa rigenda rikorwa kugeza n'ubu ryahagarara. Ndatinze rero nzaba mpari, abo muri UCC, Isoko n'indi miryango yose, groupe zose zari zo zose, vraiment mureke duhurireyo dutere iteka bacu, tubibuke, tubataramire. Ni ukubataramira ngo umuntu agira iminsi yo kuvuka, gushingirwa no kuva mu isi. Ubwo rero twe tuzagenda tubataramire, twongere tubibuke, twongere turebane ubwacu, duhure, tuzaba duhuye nabo, tuzaba duhuye mu ishusho yabo. So murakoze, Imana ibahe umugisha, tuzahurira hara twese. Nakomeje kubabwira ati ikiganiro ndi brainstorming mukwe na Omega TV show na Isheja TV. Reka duhe ikaze bwana Safari, perezida w'Isoko USA, kugira ngo tugerere ku musozo w'iki kiganiro, kandi nshimira cyane na Isheja TV. Ese Isheja TV nawe ugira icyo tubwira mbere yuko Safari agira icyo avuga? Isheja tugira icyo tubwira muri Kenya, bagira icyo tubwira gahunda zihari muri gahunda yo kunama? Okay, mbere na mbere turabanza gushima uko iki kiganiro cyagenze, abavandimwe baduhaye ibisobanuro byose, ariko hari nk'ikibazo cya nyuma numvaga nari mfite, nashaka ko wenda Bwana Safari yasubiza. Twumvise neza gahunda zose z'igikorwa cyo kwibuka uko giteguye ndetse n'ibikorwa byose bizaba bikigize, ariko ndagira ngo mbabaze, ni iki mutekereza wenda ko Abanyarwanda, abaturanyi biriya nkambi ndetse n'amahanga muri rusange bakwiye gukora kugira ngo ababibukwa bahabwe ubutabera, ndetse ni iki cyakorwa kugira ngo n'amateka yabo atazibagirana? Urakoze cyane. Nagira ngo mu kibazo cyabajije cya mbere nibutse gahunda uko zimeze. Turibuka abatutsi b'abanyekongo biciwe mu nkambi ya Mudende mu gihugu cy'u Rwanda muri 1997 duharanira ubutabera. Igikorwa kizabera muri state ya Texas mu mujyi wa Dallas. Hazaba umunsi wa mbere itariki 21 y'ukwezi kwa 12 2024 kuva saa 12 kugeza saa 4 z'ijoro. Adresse irahari, muzayihabwa. Kuva uyu munsi muratangira kuyigezwaho. Iryo joro ni amateka tuzasangira n'abasaza. Hazaba Zoom ku basaza batafite imbaraga kandi bafite amateka bazadusangiza. Umunsi ukurikira itariki 22 hazaba noneho umuhango nyakuri wo tuzahuriramo twese n'abatumirwa, noneho abe amakuru n'inyandiko. Naho ngaho nagiraga ngo izo nyandiko zirategurwa kugira ngo tugeze ku bacu ayo mateka. Inyandiko twayikoze umwaka ushize, ni inyandiko igomba kugaragaza, na kenshi bayita declaration yo kumenyesha igikorwa nyacyo kirabaye, cyabaye kubera iki, impamvu yacyo ni iyihe, harasabwa iki. Muri ubwo busabe rero, kuko twabikoze umwaka ushize, tuzongera twongezemo ubusabe bwo kiriya gikorwa kirabaye. Hashize imyaka 27 Imudende harishwe abantu itariki 22 kwezi kwa 8. Ziriya nyandiko za UN, za State Department zivuga imibare ya 300, 200, abantu barenga ku gihumbi bishwe muri karagace muri uriya mwaka w'1907 hari Mudende.
abantu bose rero bakeneye ko inyandiko yagezwa ku nzego zose ziri hano kuri iyi si. Muri izo nzego tuzandikira urwego rwa State Department, ari twibutsa ibyo Madeleine Albright wari Secretary d'Etat mu mwaka w'1907 wagiye akunamira zira nzirakarengane hari Mudende. Tuzongera twandikire State Department twimenyesha ko ibyo byarabaye, mwabigezeho, mwabyanditse, mwashyize mu nyandiko, turasaba ubutabera. Icyo ni cyane. Tuzandikira Nations Unies. Nations Unies yashize itangazo nayo itariki 12 ukwezi kwa 12/1997, hashize iminsi 2 bamaze kwicwa. Icyo gihe hari Kofi Annan wari umunyamabanga mukuru wa Nations Unies. Urwo rwandiko narwo tuzarugenderaho twandika urundi rwibutsa aya n'amateka, iyi ni genocide, niko bayise genocide y'abatutsi yakorewe mu Rwanda. Bari maze kurangira, bari kurwanya abacengezi rantera hamwe muri kirya gihe zongeye zisubira muri zirankami zimara abatutsi b'Abanyekongo. Nibo twibuka rero. Ubwo butabera tuzabukomeza. Ubutumwa bwanje ndi gusoza nubuhe: ngewe nk'umuyobozi w'isoko umuryango w'abatutsi b'Abanyekongo ishami rya hano muri Amerika, nsaba buri muntu wese, abakuru bagenzi banje ni bato kuri nje, ndasaba abakuru twanganya mu myaka bafite amateka babitse mu mitima yabo, bafite ibyo babonye, ndabasaba bari abasaza, muze dufatanye tubumbe abato, tubabwira amateka. Nitutababumba hamwe, aba bana dufite hano muri Amerika turi kubyara bazitana abanyamahanga, ejo ntibazamenya n'igihugu cyabo cya Kongo. Umurage nzasigira abana banjye nuko umwana wanjye azavuga ngo igihugu cye ni Kongo, nuko azavuga ati nkomoka muri Rucuru, nkomoka muri Masisi, nkomoka muri Karehe, nkomoka muri Nyiragongo, iwacu hari Kobo muri Warikare, iwacu hari Mirangi. Abo bana baje bacitse ku icumu rya Mudende, abandi bacitse ku icumu rya Kankokoro, rya Kamina, za Rubumbashi, tubahurize hamwe. Uyu ni umuhuriro ugomba kugaruka buri mwaka, nibyo twabizeza. Abazayobora umuryango Isoko, abazayobora n'indi miryango mu izina ry'abatutsi bagomba gukomeza uyu murage. Nta kindi nzasigira imiryango yanjye. Rero ndabahamagariye mwese, mu bushobozi muzaba mufite uwo munsi, Imana niba bahaye kuramuka, ngwino wibuke abataragize Imana yo kuramuka rirya joro ryo mu kwezi kwa 8 tariki 22, rirya joro ry'itariki 10 mu kwezi kwa 12/1997. Wowe wararamutse urakira, ikuvana mu nkambi kuzana muri Amerika, ngwino uhagararire bare bakiri mu nkambi mu buzima barimo, ngwino bavugire, bazagira igihugu bazatahamo. Ko gutaha muri Kongo niwo muti, ntibazataha utababwiye ko bari muri Kongo. Niwo muhamagaro, nibwo butumwa nabasangiza. Rero nshaka gushimira bagenzi banje, nshimire MC Shambo na Isheja TV. Ibiganiro twifuza ngo tubikomeze, Twitter Space turayihamagariye n'utayitegura nayo muyibone, ariko tuzakomeza ibiganiro kugira ngo twese tumenye kubera iki tugomba kwibuka. Murakoze cyane, Imana kandi barinde mwese aho muri. Murakoze cyane, tubashimiye ikiganiro cyiza ndetse no kuba mwaje mukitabira muri benshi. Mbashimire nanone no kuba muri gutegura izindi gahunda. Iyi yari Omega TV show kandi tufatanije na Isheja TV. N'ibiganiro by'ubutaha tuzabatumira. Ndibwira ko tuzakora icyunamo tumaze gukora ibiganiro birenga 3 cyangwa 4 kugira ngo abantu bakomeze basobanukirwe n'izi gahunda. Ubutaha ibyo tutavuzeho nka gahunda izakurikiraho nyuma y'icyunamo ntago twazigiye imuzi, ariko ndibwira ko muzaza mukabitubwira byose. Reka tubashimire ubufatanye buri hagati y'Isoko na UCC n'uburyo muri gufasha communauté, n'uburyo muri gufasha umuryango. Buri wese twanabonaho kubwira abantu bose yuko Isoko na UCC bafite aribo bashyize bari ku ruhembe rwo gutegura iki cyunamo.
kandi buri wese nibo mwumve yuko ari gahunda y'isoko cyangwa UCC gusa, ahubwo ni devoir ya buri wese, ni umukoro wa buri wese kubwira mugenzi we ko hari iki gikorwa, hanyuma tukazahurira muri Dallas. Ni kuri tariki 21 hazaba ijoro ryo kwibuka, hanyuma kuri 22 z'uku kwezi habeho icyunamo nyirizina. Invitation officielle zirasohoka uyu munsi cyangwa ejo, zishyikirizwe abantu bose, zipostingwe ahashoboka kugira ngo buri wese amenye iki gikorwa. Mureke nk'uko twibutse muri 2012, nk'uko twibutse muri 2013, 14 ndetse n'imyaka yose yagiye ikurikiraho, nk'uko twajyaga tuva i Kigali tukajya kurara ibyumba ku Kibuye ndetse na Ngarama n'ahandi, n'ubundi ariko tuzajya kurara muri ya joro ry'icyunamo twibuka bene wacu, ababyeyi, abavandimwe, twibukiranye amateka, maze bityo twe kuzazima abo tuzahora twibuka abacu, nubwo n'ubundi bagikomeje kwicwa. Tunaha pole cyane abari gupfa muri Kongo bazira uko bavutse, turabafiteyo benshi. Uyu munsi nagize agahinda ko kubona umuntu w'ishanga baciye umutwe akari uboneka gusa, akari washyinguwe. Birababaje cyane, turacyapfa. Reka rero twe guhaguruka, twe guhagarika kwibuka, dukomeze twibuke, kandi ndabizi neza yuko bizageraho bikagira iherezo, tukajya twibukira no mu state iwacu aho buri gahunda izaba imeze neza, tukibuka noneho nta muntu uvuga ngo aratwara imodoka agende agire gute, tukibuka n'iwacu hari amahoro. Mureke twibuke nta mahoro ahari, n'ubundi igihe kizaba dufite amahoro, n'ubundi tuzakomeze twibuke abacu, kubera ko umuntu arapfa izina ntiripfa. Murakoze cyane Shana. Kambashimire rero, tuzasubira ikindi gihe.